Kanyuza ngiye kujya kuri press conference urahita uvuga ikintu bisaba kuko ni nawe nari ngiye kubiranza wari uri muri press conference wabora bibonye ko umutoza atazi ko musora kina nabi nicyo ngiye kukubwira no ngo kugira ngo yamuteye dawa ya mapenzi kugira ngo bigende neza always defending him turimo turabari ibibazo kuri abo bakinyi tubona ko badatanga umusaruro muri Rayon Sport kandi umutoza akakoma kubagumaho ababanzamo match zikanarangira cyane nka Musore Prince ni nayo mpamvu nyango tubihuze n'ibisubizo umutoza yatanze kuri abo bakinyi bose ko ari babiri Sefu ziko twabimubajije muri press conference ikintu yasubije giteye guseka gatembagara ngo afite ibikino byinshi mu maguru ngo afite oya buretse harakandi utangibagiza nari mpari ngo ni nawe mukinnyi ngo ugumana umupira agumana umupira he Sefu cyane we yambaye umutoza Sefu ikintu cyatumaga tuvuga ko Rayon Sport no ku bwa Rotifi ifata barika va kwa Kabanga cyangwa kwa Yusudianye bakayiransa no kubera nta muntu wisaba ntazi gusohora baro Sefu ariko iki kintu cyavuye he kuki kintu cyaje season ishize Sefu ngo rwose Sefu muri boka match ya Bugesera ngo ariko ngo banagumana imipira yatakaje kuri match ya Bugesera mbere yuko babatsinda igitego match y'amabuye cyane Sefu yaguye rimwe kabiri gatatu bamwihorera bamukubita mu bitugu yari umukaseri wa nyuma bari imbere ya defense buriya ni nayo mpamvu nabani uruhare runini kuri kiriya gitego niwe igitego cyo mu Bugesera ndabyibuka asunika umupira rimwe kabiri bakawumwambura bakagira abantu bakavuza ikintu rero sinzi umuntu wakizanye muri Rayon Sport hari ibintu bijya biba mu mupira ukabona abantu babyemeye nuko bimeze ngo Sefu ngo azi kutindana umupira no gusohora umupira Sefu mwanyibutsa umupira yasohoye oya ariko se ntiyo match uwo ni Sefu reka tujye kuri Musore tujye kuri Musore yavuze iki Musore burya uretse ukompleta umutoza wemera ko umukinnyi yakinnye nabi arabanza akavuga ati ntabwo yaduhaye ibyo twifuzaga twifuzaga ibi nibi ariko match yamugoye yasubije kuri Musore we yarambwiye ngo Musore Prince mpamvu tumukinisha ni umukinnyi ukina gatatu nshaka ni umukinnyi uzi kudefanda neza kuko nabibajije ndi no compara kundi mukinnyi afite muri equipe uyu ukina kuri no mwana witwa Cindy Jesus Sport Cindy match Kanyizo yarantunguye cyane Kanyizo yaravuze ati match imwe Cindy yakinnye abanjemo yatanze assist ebyiri kugeza ubu niwe top assist wa Rayon Sport match imwe yonyine yabanjemo ugifata iyo nkoni yo kumutoza mukuru utumwicaza uzana Musore Prince ubu Cindy niwe ufite assist nyinshi muri Rayon yarambwiye ati rero impamvu Gloire yamuciye yateye ya gatatu kuri muri Igisenyi cyaje bamuhemba nyine aravuga ati ni umukinnyi ukina gatatu ya nyayo nshaka idefanda ati sinzi nimba mutabiza abantu bose muri hano ko Cindy Jesus uri kuvuga akina 11 ati no mukinnyi rero uyu Musore Prince no muri equipe nationale y'u Burundi ngo bamwizera gukiramo neza akamuha indi karite yamuvuzeho ngo niyatakaje umupira ngo ahita agaruka n'ingoga okada ngo ngo nta kibazo ujyana ngo ni wawumugenda ntabwo wamugendana yarabivuze mu press conference ni ukuvuga ngo ntabwo abizi ko Musore Prince akina nabi aho ngo niho ngaruka kuri coaching staff ntabwo azi ko igitego cya mbere ko ari we yavuyeho aho niho ngaruka kuri coaching staff igitego cya kabiri ari we warekuye Togi Hitimana burya coaching staff ni handi umutoza ashobora ko yacanganyikiwe oya hari icyo bita guhumwa n'urukundo hari umugore waba ari umusinzi aba ari n'indaya ariko ntubibone kuko umukunda ukajya umuramba ukamuryamaho ariko akaba inshuti zikubwiye ati nyamara uyu muntu azagusaza umutoza wungirije niko kamaro ke hari ibyo Arteta ujya umubona ufana Arsenal ujya ubona ko Arteta ashyuha bakagira bakamuhamagara byarabaye kuri remplacement ya niyo assistant coach ya uyu mudefenseur bashyizemo kuri Sunderland Mosker bicaye ari batatu we na Henzi n'undi mugabo wa muhorandi Stevenberg bicaye ari batatu kamerira bakurura baramubwira ati bimeze barimo nahise mvuga ni mu Rwanda ubundi wa mugani staff umenye nayo mpamvu bazica n'amazi umutoza witwa Haruna Feruzi mu mutwe wenda ari gutekereza igitego kiravaye turacyubaka gute nta ashobora kuba atari gutekereza ku byo Musore ari gukora Musore akamufitiye rwa rukundo rw'imbabazi rwitwa ngiki muwese sympathy bintu ikintu nk'icyo akamusympathize abakinnyi banumvise ari byo ngo dawa ya mapenzi akamusympathize ariko akeneye umutoza wungirije umubwira ngo no uyu mukiriya arimo aratsindisha ikipe cyangwa se umutoza mukuru uvuga uti bimeze gutya mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport kuhava kwa Lotfi Rayon Sport yungutse ko isigaye ikora imyitozo Rayon Sport isigaye ikora tize ariko ntabwo Rayon Sport ntabwo staff yayo yuzuye mu buryo bwa staff ni cya kabiri APR yarushaga Rayon Sport nabahaye urugero rwitwa mugabo wa Alexis uhamagara Mama Dusi akamubwira ati uramuzi umunyezamu ugiye guhura nawe
naramutoje uramuzi ko akunda gucenga iriya action ya poto muwe mu pressing biriya ngo na Alex wabibwiye Mamadusi aramubwira ati muwe hafi ye we mu presse mukanyera gucenga nucika intege n'igitego cya kabiri cya Togi wasanga ari ibyo umugabo yabwiye bano bataka ati mujye mugenda ntawe umenya umunsi kuri uno musore yawupanchinga akawuguha icyanyuma ari nacyo mbona gifite pourcentage nini kurusha abakinnyi kurusha abatoza umwuka Rayon Sport yateguye mu match wabivuze uti APR imaze match ebyiri zikurikiranye idatsinda ariko yari favori kuri iyi match ahanini abafana ba APR bari benshi kurusha bari abafana ba Rayon ntibari muri stade ahanini rero ni ikintu kivuga ngo amabaruwa Muvunyi Prosperi barakubwira ntabwo abantu baca ku ruhande barakubwira ko hari abantu bamwe bo muri Rayon muri hierarchy y'imiyoborere ya Rayon banditse mu buyobozi bwa Rayon barwanya intambara ikomeye gushakisha abakinnyi ba Rayon ngo baharuswa ngo batsindwe ibyo ni ibintu ibyo ni bisanzwe biri hagati kandi mu bare utagira ngo hatagira umuntu ubeshyera APR abantu b'abagabo bamenya badakunda na Rayon Sport hatagira umuntu ubeshyera APR yene mpamvu kanyizo reka mvuge so kuvuga ngo ntibakunda Rayon iyo ushaka ikintu kuvuga ngo Rayon Sport baranyirukanye muri kamere ya benshi nabonye basigara bashaka guhima iyo kipe bavuyemo ugasanga wari uri muri APR barakwirukanye muri Unity Club wishimiye ko Pyramide yitsinze kandi uri mu APR muri Unity Club wakurikiranye session ya HE natwana hereho I think wumvise Charles Murigande ijambo yamubwiye cyane aba bagabo bakuru bafite ubwenge butabaho aba bagabo bakuru baserviye igihugu imyaka yose bafite ubwenge umubyeyi arya nyuma abayobozi muri Uganda yavuze ni nk'aba bari ni nk'aba rwose barya ntibasigaze umuntu yabaye muri Rayon ku bafana ba Rayon nta kintu kuba Rayon Sport ya abafana bayo babona ibyishimo bimubwiye niba ntabirimo twese tubiho wenda babare bose niyo mpamvu giye navuze hari umuntu twaganiriye kuwa gatandatu ndamubwira nti aba bantu bose ubona ngo nabanyamafaranga ngo barabyiganira ngo bashaka ngo cyubahiro babyiganisha amafaranga yabo aba bantu bose nta muntu numwe ukunda Rayon kurusha umuntu ukunda Rayon kurusha abandi bose ni umufana wayo uriya bariya bajya kuri stade nta muntu ukunda Rayon kurusha uriya muntu kuko uwo muyobozi hari igihe yigeze kumara imyaka 5 ataza ku kibuga ataza aho yitoreza ataza aho yikinira uwo muturage wo mu Gasarenda yarategaga buri weekend akajya ihuye akajya Igisenyi nta muntu numwe muri abo bantu ufite umumaro Rayon Sport kurusha aba bafana bayo wambwira box iriya Skybox ya Rayon Sport yarimo imyanya 16 nabonye nta nabantu bari kwicaramo bari bahari mwabibonye harimo Sadati n'umufasha we harimo Tade harimo Felix n'umugore harimo Kenzman na Haridi kongeraho nabonyemo na Liliane uyu mwana wo muri protocole mushiki wamutsinze yanje na Patrick Rukundo n'agacinya na Irambona n'agacinya imyangi itarimo abantu uri kubona ukuntu ari myinshi kane nta muntu urimo gatatu intebe ya kabiri intebe ya mbere wa rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani hari imyanya 8 yari iri reserve abo bayobozi bataje ikintu cyerekana hakorwa ikirere uko iti yabivugaga Rayon Sport yambuwa gatimba nyine ubwo barayibonye Rayon Sport yaratsinzwe ibitego 3-0 ariko umureyo wa nyawe ndabizi ko babaye kwa ibintu biriyandika mu mateka ntaho bijya burya ikipe yakurashe 3 abana tashi bona nyine bavuga bati ariko umureyo ya nyawe yakavuze ati I saw it coming ibi bintu ntabwo byakabaye bimutungura you are playing against ikipe yahembeye igihe ekipe yabonye prime ku gihe ekipe ifite pressure yo kwamaza iminsi badatsinda bafite idea n'abayobozi naho Rayon Sport ku rundi ruhande nabyo barimo bararyana hagati yabo byagize n'uruhare mu ngo body w'ibiki ngo abayobozi ba body ngo vice president bibiki barimo bararwana ngo bareke ikipe yatsindwa come on ibi bintu hakorwa ikirere uko iti yabivugaga Rayon Sport yambuwa gatimba nyine ubwo barayibonye Rayon Sport yaratsinzwe ibitego 3-0 ariko umureyo wa nyawe ndabizi ko babaye kwa ibintu biriyandika mu mateka ntaho bijya burya ikipe yakurashe 3 abana tashi bona nyine bavuga bati ariko umureyo ya nyawe yakavuze ati I saw it coming ibi bintu ntabwo byakabaye bimutungura you are playing against ikipe yahembeye igihe ekipe yabonye prime ku gihe
ekipe ifite pressure yo kuba bamaze iminsi badatsinda bafitiye ideni abayobozi naho Rayon Sport ku rundi ruhande nabyo barimo bararyana hagati yabo byagize n'uruhare mu ngo body wo ibiki kwishima cyane ngo abayobozi kwa ba Pele. body ngo vice president b'ibiki barimo bararwana ngo bareke ikipe yatsindwa come on ibi bintu Rayon Sport yatsinzwe ku ikubitiro Rayon Sport yatsinzwe mapema sana kare kandi ndabihamya n'ubu wayisubizamo iyi match n'ubundi yatsinda